kwa Pastor Daniel, karibu Yesu. Naam, haikaza. Dusomye zamani tubiwigishwa barutanze baraseba. Bitubwiye ko babazaniye umurwayi, umwana yararwaye, mudayimoni umutezaga kwitura hasi w'icumi. Dayimoni isuzugura cyane. Suzugura biri kiburi. Ababigishwa bari basanzwe bakora ibitangaza. Bari basanzwe bakiza abarwayi. Bari basanzwe bahagurutsa ibirego. Ariko babibanga byari babaga bari kumwe na Yesu. Sifa kwabo? Amen. Babaga bari kumwe na Yesu. Ariko uyu munsi babazanye uriya murwayi. Yesu bari bamusize. Bari bagize bate? Bamusize. Ayiwe. Reka nkubwire. Nta kintu na kimwe uzakora ngo kigende neza utari kumwe na Yesu. Nta na kimwe. Ntabwo wacuruza ngo bigende. Nta kintu na kimwe ntiwahinga ngo weze. Abana muri beza pe. Murakeye mufite agasura keza. Ariko no kubera Yesu. Amen. Aronduka cyese? Aronduka cyese? Kumenya humeka no kubera nde? Yes. Kumenya ifite inyuma tuzeni nde? Yes. Kumenya kubasha kurya? Yes. Kubera nde? Yes. Kumenya y'ubukade? Birasaba urusafuriya n'utura ngo n'umuntu. Kubera Yesu akazufite. Amushahakira wowe. Kabana moni ngenge kinyarwanda gusa nacyo ntukivuga neza. Ariko ni Yesu. Aba muhereza icyo cyubahiro n'uterera rero. Noneho abigishwa baza kugira ibyago basiga Yesu. Bamusize. Abantu bari bamenyereye ko abigishwa nta kibananira. Ntabwo bari baza kwibangari. Babaga bari kumwe na Yesu. Umurwayi baramuzana. Bamugejeje imbere y'abigishwa. Abantu bose baraza barabagota. Bagira ngo biraza kuba nk'ubusanzwe. Ariko bari bibagiwe ubibatera. Umurwayi ahageze baragerageza barahaguruka. Umva bakoze ibishoboka. Bari kwashagura za haleluya z'imirambararo. Baravuga, barakotsora, bajya mu rurimi, bagira bateshwe. Ubikora ntiyarahari. Ntabwo basabye. Ntibasabye buriya. Ntibabacishije mu ijisho. Barabaseka barabakoba. Barangije umurwayi asubirayo. Umubyeyi asubiranayo umwana ufite ikibazo. Hanyuma ngo bukeye Yesu yigerera hehe kuri tere. Sifa kwa Mungu. Ageze kuri tere umubyeyi aba yabimenye. Araza aramuhendahenda arapfukama. Aramwinginga aravuga ati nyabona databuja nyagasani ntabara wagiriye umuhungu wanjye barwaye dayimoni mutura hasi kenshi mutura mu mazi no mu muriro. Ahita arega n'abigishwa aravuga ngo abigishwa bawe naramubazaniye baramwara barananirwa none ntabara. Sifa kwa Mungu. Ngo Yesu Kristo arababwira ngo nimuzane hano. Ngo dayimoni arayicaha. Agira gute? Arayicaha. Ndagira ngo mubwire ngo ibyananiranye imbere y'abantu, ibyananiranye imbere yabo, ibyananiranye mu miryango, ibyananiranye bagerageza biranga. Yesu nagere kuri tere aracaha gusa. Afite imbaraga. Muri iri gitwarinzi yavuze ku izina rya Yesu. Numva agafashijwe. Aravuga ngo afite izina riruta ayandi yose. Sifa kwa Mungu. Amen. Wakani kwa izina rya Yesu niryo ridukiza ibyaha. Izina rya Yesu ni byose kuri twe. Reka ndekere aho ngaho ngo umubyeyi asubiranayo umwana wiwe ari muzima. Dayimoni ziribwiza zimusohokamo. Umwana aba muzima. Umuryango uraruhuka. Ubuzima burakomeza. Hanyuma abigishwa bamunaye biherera na Yesu baramubaza. Erega nawe ukwiye kubaza Yesu. Ukwiye kubaza nde? Yesu. Ukwiye kubaza Yesu. Kamubaza impamvu. Kamubaza icyo ukwiye gukora.
ukamubaza iby'urubyaro, ukamubaza ibyo mu buzima bw'iki gihe, ukamubaza byose ku buzima bwawe. Niba ufite ijambo yakubwira ibyananiranye bigakemuka. Arangije arababwira uti ibintu mwazize ni bibiri. Icya mbere nta kwizera mugira. Kabiri, uyu mudayimoni mwamwitiranyije n'abantu, nyamara bene uyu nguyu ntabwo yirukanwa na haleluya, ntabwo yirukanwa n'amasengesho bahaze, ntabwo yirukanwa n'indirimbo nyinshi, ntabwo yirukanwa n'imyaka umaze mu idini, ntabwo yirukanwa n'amatitire, yirukanwa no gusenga no kwiyiriza iki ubusa. Uracyabishobora wowe gusenga no kwiyiriza ubusa? Uracyabishobora? Cyangwa Uwiteka yaguteye iteka wumva ukwiriye kuruhuka? Umva, dusenga ubudasiba. Sifa kwa Mungu. Dusenga ubudasiba. Nguko ukenera kurya buri munsi, ni nako ubuzima bwawe bukeneye amasengesho. Amasengesho arakora, amasengesho ararema, amasengesho arakiza, amasengesho arahindura, amasengesho niyo nzira ya nyuma. Izindi nzira zose zanze, igira itangura ibibazo n'imisozi mikarido. Senga. Haleluya. Amen. Senga. Kandi amasengesho y'uburyo bwose. Ariko bene uyu ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mana ishimwe. Haleluya. Mana ibahe umugisha mwinshi. Yesu agere kuri te. Agere kuri te. Igihe abantu babona wambaye neza wenda bakakwitiranya, ariko Yesu yageze kuri te, aragenda agakemura ikibazo. Amen. Reka soze. Yesu yakoze ibintu bitatu ku buzima bwawe. Izina rya Yesu ndarikumva. Ni mu buryo bwa Yesu. Yesu ndarikumva, zina ryiza. Ibintu bitatu ni ibi. Icya mbere, Yesu yabaye agakiza kujya muri koma. Koma nari imazemo icyumweru bakora ku gatsiko wumve ko akuka kanogotse ngo basimbure. Hanyuma Yesu Kristo yohereza umuvugabutumwa arabwira ngo jya ruriya rugo, hariyo umwana umaze igihe muri koma, ubabwire bihane banyakire babere umwami n'umukiza. Umutima ukura muri koma ni uwo nguwo. Amen. Araza arabivuga, yemera kwakira Yesu. Umukozi w'Imana akivuga ngo amen, yavuze amina, nanjye navuye muri koma neza. Izina rya Yesu mulikomere amashyi. Kari kimwe mukundi nashimwe. Icya kabiri mukundira Yesu, yampaye urubyaro nari naramangaye. Abagome bari baraziritse bakora ibyo bagomba gukora, ariko ndi mu masengesho ndi gusenga. Sifa kwa Mungu. Imana irambwira ngo umugome ibyo yagombaga gukora yabikoze, yabirangije, ariko mbitesheje agaciro. Bati cyakora irambwira ngo cyakora uzatinda gatoya, ariko zaguha abahungu n'abakobwa. Ndashimira Imana ko Yesu Kristo yaduha amakuru. Mubatse urugo bari imyaka 6, nta muhungu nta mukobwa nta yavuyemo nta. Imyaka 6 irangira umuntu aba yarasenze, baba baravuze, baba barakugiriye inama, uciye umuryango po cyane ko nari nyakamo. Hanyuma tegereza Yesu kuko nari mfite ijambo. Igihe kigeze Yesu ariyubahiriza. Adamu twarinda turaserebura turakina, reka sinakubesha dushima Imana. Amezi 3 ashize bivamo. Ntabwo ari birarangiye, ariko hanyuma yaze irakora, ayo bashiwe abaganga baragiye barapimye basanga afite ibibyimba 5 mu nda. Basanga afite ibibyimba 5 mu nda. Abacantege barambwira batuhebe ufu ajyambere yavuganye nawe
kiracyakomeje, kiracyakizirikanye, kiracyagaragaza kizahinduka bisobanutse. Hanyuma ntegereza abazungu bagomba kuva muri Amerika bakamukorera operasiyo, abategereza baraza bashyira ku rutonde, aragenda baramubaga babikora, barangiza bati uhebe uyakire uzapfuka. Amezi atandatu ashize madamu barambwira ati ndumva ibintu byarahindutse, turumva narasaga n'ubusanzwe yakoraga kwa muganga, hanyuma dusanga ni ukuri. Ubu imfura yacu imaze imyaka 10 mu wa gatanu primaire. Imana isize, Imana impereza umuhungu arajya mu wa gatatu primaire, Imana impereza undi muhungu arajya muri garidiyene ejobundi. Yesu mumukomera amashyi. Umurozi ukomeye ariko nimvuga umurozi ubyumva. Twaje kugirana ikibazo, biba ngombwa ko mu bintu by'umuhari, ariko nshaka kubabwira ko kabuze, biba ngombwa ko tujya kubura, ariko mbaza Yesu ko yaratinyitse, yaratari bwo kurebana gutya gusa, akakureba nabi waribwiriza, n'abandi bamukoraga mu ntoki bati baje. Nyambuka Rusizi hariya hafi ya Bugarama. Hanyuma sanga Imana masengesho, Imana irambwira ngo ndaguhinduye, guhinduye nk'umuriro, hinduye umubiri wawe, guhinduye nk'umuriro. Genda kandi ntuganishe intsinzi, ntuganishe intsinzi. Ndamanuka njyayo, abantu bagota aho twaburaniraga benshi cyane nk'igiterane, baje kureba urubanza rwa pasiteri Muzi. Tugenda ari n'abapasiteri, tugenda ari umudiyakoni, ariko kubera uyu murimo batwita abapasiteri. Amen. Turabura, Imana yari yampaye ikintu irambwira ngo iyi ngiyi aba ariyo uzavuga yonyine. Yarambwiye ngo uzafate irangamuntu yawe ugende uyihereze uyoboye urukiko, hanyuma wiceceke umubwire uwo muri kuburana na bazaniye n'ibyo ngibyo ibintu bumva bimeze ukuntu. Irangamuntu yamuhaye barebyeho, haraboroga uyu mwana yarapfuye, baramwishe, hakuze induru, nabo bari bari kumwati ukuri, naho umwana yarihanganye batangira kumufumagura biturutse ku cyerekezo Imana yabaha. Yarigereye kuri te, baravuga tuhereye none uratsinze. Umugabo akozwe n'isoni arahaguruka akuramo ingofero, aravuga ngo nuramukubaranyeho wowe muri icyo gitera ukambana, zamenya ko ntazengurutse amahanga we, aho ujya uhinise. Abari aho bose batubaye rero ntabwo tuzongera gukubona, buri arakurangije, ariko Yesu yari yavuze. Akimara kubivuganya mu mwuka n'amavuta no kwize, ndahaguruka ntacyo yitayeho, nabwira ngo uva kubwira uravuze nanjye reka mvuge. Nuramuka ugize icyo ukora hakagira n'agasatsi gapfuka ku mutwe kakagwa hasi, uzamenye ko ntakora Imana, uzamenye ko ntuzinduka, uzamenye ko hari umukozi w'Imana. Abantu batuka reka turebere. Nahise tega moto ndaruka, ndazamuka ndahava, higera mu rugo mu gihe nari ndyamye. Bukeye mu kagoroba rwose nka saa 12 akavura kariyembayemba gato, inkuba yarakubise ikubita igiti cy'inturusu cya gereveriya cyari munsi y'urugo n'insina ziruma, iratambuka isanga mu cyumba iraza ikubita cagi, ikubita akaradiyo, ikubita agatelefone, umuriro uraka duhinduka umuyonga. Hanyuma ngesohokamo ndi gufi.
ndyamye nka saa saba hari ikizuba cyinshi n'iki cyari gihari ngiye kumva rero niryamiye ku mukeka ngiye kumva mu bikini ndege nsanga inzoka yangezeho ahise mpaduka niza gusohoka iyo ntabikanga ngira amahirwe ngera hanze sintumva abantu bazizo barayigota bamaze kuyigota ikiyoka mu nzu gihinduka nk'igipine cy'imodoka hanyuma baducana bakora ibishoboka byose cya kiyoka kirasohoka barakica bakimera umutwe cyapimaga metero 120 amaze kumenya ko nayo yapfuye ntacyo yarwaye ahise ampamagara arambwira ngo nguhereye none ndebeshye Yesu abahugisha. Yesu kwizeye waduhamagaye ngo sifa kwa Mungu. Mugere mubwire ngo uyu Yesu mwikomezeho ntacyo zaba. Mwikomezeho.